bakunzi bamfata ikiganza TV turabasuhuje. None rero ni ku cyumweru cy'isakramento ritagatifu ry'Ukaristia, umunsi mukuru w'abakristu bazirikanaho uburyo bunyuranye umubiri n'amaraso bya Kristo nk'impano yaduhaye. Uyu munsi kandi rero ni n'umunsi udasanzwe, aciye amezi ngira ngo agera kuri 2 ubaze guhera ku itariki enye esheshatu z'ukwezi kwa kane ukageza ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu, amezi akika kuri 2 arashize. Ubuyobozi bwa Scholastica Don Bosco Kabgayi busabye uruhushya rwo kuba rwakwemererwa gufungura chapelle yari imaze igihe yagurwa. Rero ku ibaruwa yasinyweho n'umuyobozi w'akarere Kayitare Jacqueline, umuyobozi w'akarere ka Muhanga, dufitiye kopi n'uruhushya rwemerera abakristu kuba baza noneho kujya basengera muri iyi chapelle yitiriwe Bikira Mariya Mwamikazi utabara abakristu. Muri kano kanya rero turi kumwe n'umukristu uhagarariye abandi bakristu bagize umuryango mugari w'Abasalesiane, famille salesienne, bwana Rukundo Emile. Twagira ngo rero muri kano kanya tumuhe umwanya atubwire ese uburenganzira bwo gufungurirwa chapelle yabo noneho bakajya babasha gusenga babwakire bate nk'abakristo bagize umuryango mugari w'Abasalesiane. Murakoze cyane Donald. Ni ibyishimo kuri twebwe abakristo kubona chapelle yacu yahawe icyemezo cyo kugira ngo twemererwe kongera kuyisengeramo. Nk'uko mubizi tumaze igihe kinini chapelle iri mu kuvugururwa. Mu minsi yashize twari twayitashye, byari ibyishimo, ariko tubangamirwa n'amabwiriza y'icyorezo cya COVID-19 bituma abantu bajyamo hakurikijwe ingamba runaka. Muri izo ngamba rero natwe twari twagerageje kwitegura nk'abasengera ahangaha chapelle ishyirwaho ibyangombwa byose nkenerwa kugira ngo abakristo bashobore kongera kuyisengeramo. Nk'uko rero bivuze icyangombwa cyarasabwe, ariko nyuma y'amezi 2 tugeze amahirwe turagihawe. Rero ni ibyishimo kuri twebwe, ikaba ari n'inshingano yacu nk'abakristo kugira ngo twubahirize amabwiriza yose ateganywa kugira ngo dusenge mu mutuzo kandi twubahiriza n'amategeko y'igihugu. Ibyishimo rero twabigize kuva chapelle yakuzura, twongeye kugira ibindi kandi by'umudendezo byahuriranye n'umunsi mukuru w'isakramento ufungurwa chapelle yacu. Murakoze bwana Rukundo. Muri iki gihe rero turimo cy'icyorezo cya COVID-19, hari ingamba zisabwa kubahirizwa na kiliziya n'insengero. Ese nk'umuntu uhagarariye abakristu bari mu muryango mugari w'Abasalesiane, murateganya mute gushyira mu bikorwa izo ngamba zo kwirinda COVID-19 tunasenga mu mudendezo nk'uko umaze kubivuga? Ingamba zo kuzubahiriza ni ihame kuko chapelle ifunguwe tuyikeneye. Icy'ingenzi rero ni ugushaka abaduhagarariye muri twebwe kugira ngo bashobore gukurikirana iyubahirizwa ry'izi ngamba. Ingamba zo tumaze kuzimenyera kuko n'ahandi hose dusengera izi ngamba zirakurikizwa, naho tugenda haba mu modoka haba mu bikorwa bisanzwe byose ingamba zo kubahiriza icyorezo zirakurikizwa. Aha rero ntabwo ari byatunaniye. Aha rero turizera neza ko tuzazishyiramo kandi dushikamye tukazubahiriza kandi buri wese akabimonera mugenzi. Rero muhawe uruhushya rwo kujya mwumva misa inshuro 2 mu cyumweru gusa, no kuvuga kwa kane nimugoroba no ku cyumweru mu gitondo. Ese ugeranije nuko abakristu mu ngo babaga babayeho kenshi na kenshi bakurikirana misa kuri televiziyo, bitandukaniye hehe n'ubwo burenganzira muhawe? Ni iyihe nyungu wumva abakristu bazabona? Abakristu inyungu ntiyabura, gusa nyine ntiyabura n'imbogamizi yuko umubare ukiri mutoya, kuko niba mubyibuka twaguye kugira ngo abakristu bashobore kwiyongera mu kiliziya, none hahise hazamo COVID igabanya umubare w'abakristu, bivuga ngo kimwe twari tugambiriye n'ubundi ntikiragerwaho. Ubu rero kimwe tugiye gushyira imbere ni isengesho ryo kugira ngo iyi kiliziya yacu iki cyorezo kigende burundu, kugira ngo twongere tujye mu kiliziya nk'uko twajyagamo mbere. Inyungu zo ariko nk'uko wari ubivuze, ntabwo kuza gusengera muri chapelle ari kimwe nko gukurikirana misa kuri televiziyo cyangwa kuri radio, harimo itandukaniro rikomeye. Ubwo rero natwe tugiye kugerageza kugira ngo tubone kuri iki cyemezo duhawe duprofite inyungu zirimo, twitabira gusenga ariko nanone tutibagirwa kubahiriza amabwiriza agenga.
Ukagira ngo rero dusoza ikiganiro tujyanye nawe kugira ubutumwa bw'umwihariko uha abakristo bagenzi bawe. Abakristo bagenzi banjye icyo nababwira ni ukumenya nyine ko turi muri ibihe bikomeye. Gusenga nibyo, ariko tugomba kubahiriza amategeko agenwa. Ni ukuvuga ngo tutaza gusamara tukibagirwa ko hari icyorezo. Iyi shapeli yacu itaza kuba impamvu yateza ubwiyongere bw'icyorezo muri uyu mudugudu cyangwa aka kagari n'aka gace duherereyemo. Abakristo rero buri wese nk'uko nari nabivuze mbere akwiye kuba imboni ya mugenzi we kugira ngo twirinde kandi dusenga. Murakoze. Turi kumwe kandi n'undi mukristo usengera hano, nagira ngo atangira twibwira. Nitwa Mukayiranga Konsesa, ndi inkoramutima ya Bikira Mariya utabara abakristo. Konsesa rero nyuma y'igihe kinini shapeli yaraguwe, ariko uburenganzira bwo kuba abakristo bahanze mwayisengeramo butaraboneka, uyu munsi noneho uruhushya rukaba rwabonetse. Murumva ari zihe mbamutima nk'inkoramutima za Bikira Mariya utabara abakristo mufite muri karukani? Inkoramutima za Bikira Mariya utabara abakristo turishimye cyane, kuko ubundi nk'inkoramutima ya Bikira Mariya utabara abakristo tugomba gusengera muri shapeli cyangwa muri kiliziya yitiriwe Bikira Mariya utabara abakristo kenshi, kubera ko rero nta burenganzira twari dufite bwo kuyisengeramo. Hari byinshi tutabashaga gukora, nko kuza nyine gusenga ku cyumweru muri shapeli ya Bikira Mariya utabara abakristo. Noneho rero iyo nshingano yo gusengera muri shapeli ya Bikira Mariya utabara abakristo tugiye kujya tuyuzuza neza. Hari kandi no kuba inkoramutima za Bikira Mariya utabara abakristo, hari n'ibindi byinshi dukorera muri shapeli bijyanye n'umuhamagaro wacu. Ubu nabyo tuzajya tubikora nk'umutambagiro, gushengerera neza no kuza mu misa kenshi uko bishoboka. Gusa mu bihe twemerewe. Hanyuma rero mwiteguye gushyira mu bikorwa mute amabwiriza yo kwirinda COVID-19 abantu bose bahamagaye? Uko kwirinda uburyo bwiza inkoramutima za Bikira Mariya utabara abakristo umunsi banabitangiye, dukora umutekano w'abinjira, tubashishikariza kwambara neza agapfukamunwa no gukaraba mbere yo kwinjira, kandi tucunga neza umutekano mu kiliziya kugira ngo turebe ko ntawe urenga ku mabwiriza. Kubera ko icyo gikorwa tuzagikomeza kugira ngo mbese hatazaba shapeli yacu itazaba intandaro yo gukwiza icyorezo muri aka karere, muri aka gace kacu dutuyemo. Tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa bw'umwihariko waha abakristo bagenzi bawe basengera muri iyi shapeli yitiriwe Bikira Mariya umwamikazi utabara abakristo? Ubutumwa naha abakristo bagenzi banjye basengera muri ino shapeli, cyane cyane ubutumwa naha inkoramutima za Bikira Mariya utabara abakristo, ni uko tugomba kwitabira kuza gusengera nyine muri shapeli yacu nk'uko byari bisanzwe mbere. Gahunda zacu tukazikomeza, kuko hari gahunda nyinshi zagiye zigurizwamo kubera ko shapeli idafunguye, cyane cyane nka gahunda yo gusubira mu masezerano yacu n'izindi gahunda zose zo guhabwa umugisha wa Bikira Mariya utabara abakristo, n'izindi gahunda zose tujye tuzitabira kugira ngo kandi twirinda, kugira ngo mbese tutazaba intandaro kugira ngo bongere badufungire shapeli. Mbese ducungacunga umutekano neza kugira ngo gahunda zose za leta tuzubahirize, ubwirinzi tubushyire imbere kugira ngo mbese shapeli yacu ikore ifunguye, natwe tubone ko dukora gahunda zacu zijyanye n'umuhamagaro wacu neza. Konsesa rero turabashimye kuri iki kiganiro mwemeye guha Fata Ikiganza TV. Dusoje tubifuriza umunsi mukuru mwiza w'isakramento y'Eucharistie. Umunsi mukuru mwiza gusa. Kunzi ba Fata Ikiganza TV, nkuko mubyumvise mwabikurikiye mu mbamutima abakristo bafite zo kuba shapeli yitiriwe Bikira Mariya umwamikazi utabara abakristo yafunguwe ku mugaragaro ku ruhushya rwatanzwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga. Ibyishimo bikomeye cyane kandi bisaguka umutima, niko navuga wa buri wese. Mwabonye ko batashye bafite kanyamuneza. Turabashimiye kuba mwari mudukurikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.